Imana ibaheze umugisha twari tubuze n'Imana ibahe igihe tugeza gutsindira muri igihe muri Kongo namwe ndatekereza ari iyi mwafusha akanyana bakazana akanyana katarakaye bakayiza muri gutsinda rero tugira abantu b'Imana bamugisha bagatsindira tukaba tubatsindira kandi bo barawazi zamuteza umuntu wicaranye mu bazima mbese barawuhaze tutameze narababwiye ikintu gikenewe mu makanisa ibindi byose n'uko tuba twisiga ukaza nta nkweto bitasokoje ariko ukaza so abakoro rero batwigishije kuza dufite protokolo nyinshi ariko amategeko arasiga hari umugabo umwe w'umurenge yarapfuye yitwaga yigeze kuza mu kanisa yitwa Karuci abantu babaye iyo zina barabizi yinjiraga mu kanisa agatereka intebe mu muryango akareba hanze yakunda kwicara mu muryango ariko no mu intebe akayitera areba hanze noneho umunsi umwe pasiteri ati ko uza wicara ibintu bihabanye n'abandi abandi twese tuba tureba imbere wowe ugatera intebe ureba hanze abwira pasiteri ati nagenzuye abakristu bawe nsanga intebe baba bareba imbere ariko umutima uba ureba hanze yewe ndeba hanze ariko umutima ureba imbere ati abakristu barakubesha ukabona bari kukureba ariko ntabwo bajya bakumva kuko impamvu badakumva kuko nibyo bahurije ejo babika rero jewe nubwo ubona ndeba hanze ariko umutima uri kumwe nawe ndamukiriza umuntu mwazanye mubwire ngo umutima uri hano cyangwa nta maguru ari arebye amaguru aba ariyo yaje n'amaboko ariko umutima uri ahantu rero amatwi n'umutima nibyo bikenewe mu buzima hanyuma Jehova turabashimiye dushimiye ubuyobozi bw'ikanisa bwatugiriye icyizere baduheje uyu mwanya turabashimiye namwe ko mwaje Imana yacu reka tuganire ijambo ryiza turimo turaganira ijambo rivuga ngo ibintu biza kubera ko twambaye ibintu biza kubera ko twambaye twahamagaye ngo twambaje Uwiteka kugira ngo byumve kuko izo kwambazwa ni byinshi reka twongere aho ngako kantu biza kubera ko twambaje Uwiteka cyangwa twasenze Uwiteka cyangwa twahamagaye Uwiteka ibintu biza biza kubera ko twahamagaye ejo ndababwira ngo umuryango ushobora kugira ibyo uzana amasomo ashobora kugira ibyo azana ubwenge bwatavukire bushobora kugira ibyo bizana ariko ibyo byose biza bigomba nimukomeza gutera intambwe mu gusenga muzagenda muhura n'abantu bafite ibibazo bitandukanye usanga umuntu afite ubwenge ariko hari ibibazo bidakemuka amen uzasanga umuntu afite ubwenge bwo gucuruza ariko adafite ubwenge bwo kubaka urugo gushaka amafaranga arabizi ariko nimugoroba niba uzaba arwana n'umugore haleluya umuntu afite ibyo afite ariko afite n'ibyo abona ariko amasengesho nta gikuta kimwe cyahagarariye turifashishije inkuru dusomye mu gitabo cy'abantu
kugira ngo muze kumva. Umunsi umwe abana b'abahanuzi bari bagahanganye baza bigira ishuri, hanyuma haza kuba hatora. Ni nk'uko namwe mu minsi izazamuhanagura ni umugisha kwabo. Hanyuma ba bana babwira mwarimu wabo yari umuhanuzi bita Yesa. Yesa ni mumuzi. Yesa ni umugabo wahamagawe na Eliya. Elisa akazi ke yari umucuruzi wo guhinga, yarahinga akagurisha, akaba n'umworozi. Domwe nako kazi yakora, yahingisha inka. Hanyuma Elisa yari yaje, nta negociation bigeze bakora. Eliya yarahanyuze afata umwitero, aya mwitero bakora muri Israel abantu bazabaje meze nk'udutanga udufaranga, akamutera. Elisa aramubwira ati reka ntabindi amukurikiye. Umuntu wa mbere waciye Elisa intege ni Eliya, ni nawe muntu watumye yica business. Reka mbabaze, n'umunsi umwe pasiteri wanyu akaza agahagarara akababwira ati mwese narababesha y'amana ndimo ndamukiriza mwene wanyu mu rwego rw'imashoboka cyangwa bakomereza pasiteri wawe akamubwira ngo y'amana ndatwasanze yarahindutse, amakuru twababwiye suko. Ngiki kintu cyabaye kuri Yesu. Umuntu wamujugunye w'umwitero, Elisa akamubwira ngo nemerera ngende nice inka nayindisha, imyaka nagira nyigurishe kugira ngo bitazaza kuvumera ngeze imbere nkakuta. Eliya aramwemerera, inka aragenda arazibagisha, business irapfa. Bagera imbere aramubwira ngo subirayo ntukurikira agenda abantu, usubireyo niba uja kwikopesha ukongera gutangira business. Yananiwe kubimubwira umunsi yamubwiye ko agiye kwicara. Elisa ararakara abwira Eliya ngo cece tugende, ikizaba nzaba nkimenyereye. Just ahura n'abana b'abantu nabo baramubwira tumva bose uyu mugabo ubaye ukurikira karaje kabiri. Elisa arababwira ngo namwe mucece aya makuru ndayanga. Bahitira ubwami bagera imbere y'Ibeteli bigenda. Eliya aramubwira ati ariko wa mwana uri mu Rwanda kumurikira business utarayibagirwa, jewe umwuka we arantwara mu kandi kandi. Abantu nabo baramubwira ati umva Elisa, uyu mugabo umwuka w'Imana aramutwara. Arababwira ati mwese nyamazenge mucece ndabizi. Bagera Yeriko bigenda gutyo. Bibiliya iravuga ngo bagere kuri Yorodani, abana b'abahanuzi baza bamukurikiye ngo bagere kuri Yorodani. Yari yafata wa mwitero awukubita mu mazi, amazi acikamo barama, arongera gukubita mu mazi, amazi arahuha. Yorodani ntagira, Elisa ntazi ko ni umuhinzi. Bagere hakurya yari aramubwira ati narakubwiye wanga kumva, jewe ngiye atari ko wabanye na. Haleluya. Ko wabanye na ndagira ngo guhereze umwana saba ico. Reka babwire inshuro nyinshi bigeragezo barababwiye ejo bigira iyo bivuye ku Mana biba bifite ico bigamije kimwe kugwapo. Amen. Amen. Ndamukiriza umuntu ibyo zose ndi kubona nkabona mwarize. Ndamukiriza uwo mwicaranye mubaze ngo wageze kuri kaminuza, none se wageze nta kizami wakoze. Inshuro nyinshi bizamini si byo kutunaniza ahubwo ni byo kudupromota. Niyo mpamvu umuntu uzi Imana iyo ahuye ikigeragezo ntazabona ko Imana imwanga, ahubwo azabona amashimwe. Hari indirimbo baza baririmba nuko ntazi kuririmba, uvuga ngo intambara turwana nibwo buhamya mbere. Tunapokutana na vita ni ushindi wa ni ushuhuda, ni ubuhamya. Abamenye Imana iyo arwaye ntabo n'urupfu
abona gukira indwara ejo akabona icyo azabwira abantu. Amen. Hariho abantu baza bavuga n'ibibazo Imana itabanga, ahubwo Imana yarabatoranije nka sampo murayizi, echantillo. Imana ikagutoranya ikagusheta mu maboko ya Satani kugira ngo ejo umeshe Satani, izina ry'Imana rihabwe icubahiro muri wewe. Hanyuma wabona guhuje na Satani ukagira ngo irakwanga. Bano bandi tahujije na Satani tukagira ngo nibo yemeye. Nawo harari reba ikavuga ati uyu mujama sino muhuza na Satani ndambaraga. Haleluya. Wowe ukavugira ngo Imana iragukunda niyo mpamvu izi kurinda ibibazo, nawe yarakurebye ubuntu umunyantege ke wohura na Satani mu munene ikazi gukavaringa. Kera muri Kongo hari ukuntu twaragiraga ahantu mu Bisaya kugira ngo urebe bagiye gutema icambugisha, murabizi murambabaza ngo ntange imifano kunga kuko sinotanga umufano ku modoka ntayo nigeze mbona iwacu. Iyo batema icambugisha barebaga igikomeye muzima akaba ariyo bagezaho kugira ngo barebe ko yamba. Imana ivuga. Haleluya. Wowe ukagira ngo iriya nka nuko bayanze, nyir'inka we yabonye ya nkabona niyo ikwiriye gupimirwaho. Toujours abanyembaraga niyo Imana izipima. Hanyuma wowe yagupimira ukagira ngo irakwanga. Yesu aravuga ngo uyu nta cyaha yakoze, ngo n'ababyeyi be nta cyaha, ngo ariko ibi byabayeho kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Iyo Imana rero tunyujije mu ngorane ntabwo ibitwanga, ibikeneye ngo abantu bose bazabona uri muri za ngorane zawe. Ejo nibihinduka ba bantu bahinduka bahamya kuko Imana igira neza. Jamani, mnanielewa? Haleluya. Ikizamini si cyo kutunaniza, ni cyo kugira ngo tuje muri next muri nisho, tuve kuri yare, uve muri uniforme uje kuri katana. Bamukiriza umuntu mwicaranye mubwire ni ikizamini ni kibi cyangwa ni kibi. Ibigeragezo bigira intego imwe yo kutugeza muri neza. Iyo tubinesheje duhinduka amashyi. Iyo umuntu yabaye ingumba akaza kubyara hanyuma akabwira abantu ngo nigeze kugumba nkabyara, ingumba zose zitaha zahumura. None se urumva bwa bugumba bwe butababwiza umumaro? Nguko kw'Imana igikora. Yerusalemu yari yaramubwira ngo ntarimo kubera, ndebe nimba kuko warankurikiye ushaka icyo none nsabaga ngo yari saramukarikira aramubwira ngo imigabane yawe yari yarakoze ibitangaza 17, yari sakora ibitangaza 14. Igitangaza ca nyuma yari sagikoze yarapfuye, yari yapfuye amaze gukora ibitangaza 13. Imigabane 2 yari tabuze, ahantu yapfiriye bamuhambye bahajugunya umuntu wapfuye ahuye n'amagufwa ya Elisa arahaguruka. Haleluya. Abwira Eliya ngo imigabane 2 wa mugabo ibyo wakoze nje bibe du. Yari yaramubwira ngo sabe ikintu gikomeye wari komite ngo nubona ntandukanye nawe bikubera. Elisa tumva nishimwa komera mu magambo y'abahanuzi ntabwo gusoma komera akakanya ngo maze haza umuyaga waserwa agashuru kagwa umuyaga uzugenda ngo terura Elisa aravuze ibishingwe bigwa mu maso ya Elisa ariko yigeze ahumiriza kuko yari afite icyo ashaka. Amen. Aravuga ngo reka niyanganire ibi bigeragezo n'iby'igihe gito, inyuma yazo harabaje. Ibishingwa arabyihangana, umukungu n'umusenyi aravuga ngo reka nihangane, nyuma yo gutokora ndakira igikombe. Iyo
twihanganiye ibitugerageza inyuma tuba abantu bifuza urabivuga abantu bose bakasaba mbega umuntu w'igitangaza agizwe igitangazwa n'ibyo yaciye. Haleluya. Uri kunyumva yeme? Imana ifashe mu nyuma. Naravuze njewe igihombo ngira n'ikimwe sinza ncuruza ngo ndahomba ugerageza utuze ubona ikanzu umwitero wa Eliya Yerusalemu ngo amanuka umusozi ageze kuri Yorodani asanga abana bose b'abahanuzi baramutegereje ngo turebe ukuntu yambuka Yorodani. Twaramubwiye yigira igitangaza. Eliya wajabutse Yerisa kuri lift ya Eliya. Aba bana b'abahanuzi bari bafite amakuru. Haleluya. Turakubwira wanga kutwumva. None uraje turareba uko wambuka. Iwanavukiye ku ruzi turareba uko wowe. Ikiraro ntaco. Eliya niwe waciye mu ruzi yagiye urambuka. Twarakubwiye niwo urajwiye. Reka mbabwire ukuri kw'Imana. Abantu batunze Imana ntibaza base. Aya makuru nayima. Yerisa agere kuri ubuza aravuga ati aha birakomeye. Bibiliya iravuga ngo arase. Aravuga ngo Mana yayiriye. Bikubabwira ibintu biza à la grâce de prière. Kupitia maombi. Iyo dusenga, iyo duhamagaye Imana. Kandi mureke mbabwire gusenga ntibigoye. Abantu benshi hano mu Rwanda nzabona baje gushaka abanyamasengesho. Ndamukiriza umuntu mwicaranye mubwire ngo nta munyamasengesho uba, umukristo wese ni umunyamasengesho. Abantu benshi bazaba bunga ku bantu gusenga ni ukuvuga wikingira uvuga amakuru y'ubuzima bwawe. Yandi ubwira abaturanyi uyabwira Imana. Uyibwire ari cyo bazo bita mu Kinyamurenge ngo ni nkuru ya kuvuga histoire y'ubuzima bwawe. Ntabwo ni Kinyarwanda. Uzubwira Imana nkuru yawe uyibwira amakuru yose. Uyibwire. Ako nandi ni bivuga ngo uyibwire. Haleluya. Yerisa abwira Imana arayibwira ngo Mana nanyuza kubera Eliya. None ga Eliya nawe ariko Mana ya Eliya. Eliya muhari ariko Mana ya Eliya. Nibuhari n'ubundi Eliya siwe waciye mu ruzi nawe rucemo. Mungu wa Eliya yupo na kuomba uonekane. Biblia iravuga ngo afata wa mwitero wa Eliya. Ubwo abana b'abahanuzi yakujye y'uruzi basaze ngo turareba uko wambuka. Biblia iravuga ngo afata umwitera ukubita mu mazi ngo amazi acikamuka. Nicyo gitangaza cyambere Yerisa. Amazi acikamo kabiri mu maso y'abana b'abantu. Abari baje biteguye kumukwena bose barahamagarana baravuga ngo erega Imana yari muri shebuja Eliya, kumbe naho yagiye ngo yasigaye no muri Yerisa. Biblia iravuga ngo yambutse abana b'abahanuzi ngo baramubwira ngo data buje mwumve ndamukiriza ubwire mwene wanyu ngo nusenga bakuvuze bazakuramya niyo finale. Hari ikintu kiza gitungurana abanyamasengesho baza batungurana. Abanyamasengesho baza ubuzima bwabo buza butungura. Anytime yo gutungura ukumi. Imana ya Eliya yari muri wewe. None databuja. Abo ni bande bamwise databuja. Ni amabandi yaraje kumuseka. Baramubwira ngo ubu mwuka w'Imana wateruye shobuja umutwara mu butaya zabura. Eliya zabura so bwa mbere reka tuje kumushaka. Arababwira atoya iyi raho zaho yagiye muze tuzamu. Baramubwira atari kuza makuru muri uyu muhanda amazi yahoza. Amazi yahoza. Iki kibazo ntibakubwiye Eliya yahanyuze. Amazi yahazarura iyi ngiya mo iraramburura. Iyo umugore yamoya twita arayisuka. Ibibazo byaraba Eliya Yerisa sore aravuga ngo muzanire kumuntu bamuzanire umuntu y'uwo mwitu
arawufata aja mu isoko ryayo aravuga ngo mana aya mazi ndayahumanura ayatobera nk'umu uhera uwo munsi kugeza uyu munsi ngo niyo mazi meza aba abana b'abahanuzi baravuga ati Imana ga ufite tugomba kuyigira. Bibiliya iravuga ngo bubakira ishuri kubera imbaraga z'Imana zamubagamo ubwiza bw'Imana. Mureke mbabwire, haleluya, amasengesho agira favor. Amasengesho agira favor, agira igikundiro, anointing gusa. Muje gushaka akazi muri babiri mukanganya amanota, ariko iyo mwinjiye bari bufite igikundiro. Haleluya. Muntu ibiganza niba nta murozo bari muvuge ngo Imana iguheze ku gikundiro. Mana nayitaje we nukuri nemeye igikundiro cy'Imana. Igikundiro cy'Imana ni ubutunzi. Iyo Imana ikugabiye izikugabira igikundiro cyawe. Nico Esther yari afite kuruta abandi bakobwa, ibo bari banavuka no mu nzu zikomeye, iwe yabaga ku muzamu. Ariko ejo nzobabwira ku gitabo cya Esther. Imana iratangaje nawe, ubwiza bw'Imana ninga. Hanyuma babana b'abahanuzi bariyongera kubera ubwiza bw'Imana bwabaga kuri Yesu. Aho bigira haba barangize baramubwira ngo data aho dukorera umurimo habaye, none twoja gutema ibiti kuri Yorodani hanyuma tukaza tukuba. Amen. Aba bana ba Elisa bari sawa, muvuge ngo sawa. Mureke mbabwize ukuri kw'Imana. Dawudi yabwiye Imana, ariko Dawudi ndamukunda, yarabwiye ngo naho uza nijoro ukantata ndyamye sinzi, amahimba yashize. Kandi mureke mbabwize ukuri, iyo twese twasinziriye tuba turi desembe. Umukene n'umukiri iyo bamaze gusinzira ntawe uzayibuka ko agira konte cyangwa atayigira, ntawe uzayibuka ko afite diplome cyangwa ati. Iyo wamaze gusinzira twese tuba tumeze neza neza. Bamugereza umuntu mwicaranye mubwire ko iyo wasinziriye uza wibuka ko ufite ifaranga cyangwa ntazo. Ibo ni ibindi bibazo byo gusa, ariko Imana tuyikomera amashyi ari ibito. Iyo bose asinziriye n'umuzamu yasinziriye bose baba bameze kimwe. Ntawe batekereza ko ari umubosi undi ari umusekirite. Twese pozisiyo aba ari imwe, tuba twasanye. Yari nani Dawudi abwira Imana ngo uzantate sinziriye, nta mahimba nta bikato. Ariko gusinzira ni sawa, gusinzira niko kuza kugira umuntu uwo ari we. Izuba riba byashize, amasomo aba yashize, uba ufite noneho uba uri originale wewe. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo ukeneye kureba je originale, uzocunge nasinziriye Dawudi abwira Imana ngo uzaze ndi nyawe nasinziriye, uzasanga muri ngo nta yindi Mana. Haleluya. Uzasanga muri nta mayimba. Rwego duhuye ndasinziriye no kubesha be, ariko uzaze ntasinziriye uzasanga muri nta yindi Mana. Muri haba mu Imana. Haleluya. 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 Noneho ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo wasinziriye Imana ikagusura, yosanga umurimo w'Imana muri wowe. Neza wasinziriye wafatiye Imana ikagusura, yosanga muri wowe harimo umurimo w'Imana. Noneho ureke tubwirana n'amakuru. Abana bawe nta murwayi urimo, babaye abambere ku ishuri, akazi ukora nta bibazo birimo, karimo kaba neza bien.
abaturanyi nta kibazo bafite, donc muri make umeze neza ahantu hose. Apetu uyifite n'ibyo kurya bifite, igitanda ugifite n'ibitotsi ugifite, tuvuga ufite inzu cyangwa utayifite wayishyuye, woreka gusinzira kubw'umurimo w'Imana. Mchungaji ubarikiwe sana. Haleluya. Abafite bene uwo mutima Imana izibahezo. Niwo mutima abana b'abantu. Si Elisa wazanye igitekerezo cyo kubaka, n'abana bonyine bamubwiye ngo dati, mahali tunapofanyia kazi yako habaye hato, none twakuba. Elisa araneze. Hanyuma umwana umwe aramubwira Elisa, wewe wo kwanguriye Elisa, ibaza igitondo kimwe pastor abakristo bano bakaba bagumuka, bakakubwira ati tugomba kubaka, kandi bo bishobora kuko bose ntawe abenshi bubatse wabo, kandi akubaka rumwe akashobora. None mwese muwezona yakubaka iki? Wewe wo kwanga. Elisa aravuga ati bana banje ngaho mugende bibahiye. Bagari imbere umwaragaruka aramubwira ati ariko databuja, ahantu tugiye gutema ibiti turahaza, n'imbaraga zitema ibiti turazifite, n'amashoka yo gutema turayafite, ariko wino tuja, wino tujane, ntabwo wowe uri gutema, urashikuhagerare twongere tugaruka. Bagira ngo munyumve bavanze, abo n'abana aho bagiye gutema ibiti yarahari, imbaraga zitema ibiti barazifite, ibitema ibiti nabyo barabifite, ariko mwabwira Elisa ngo ntitwoguse. Elisa asobanura mu isezerano rya kera, asobanura Yesu mu isezerano rishya. Iyo abantu biye kwigisha, aho nigisha hahari, uvuge ngo yego hahari, abana hahari, kuko nyine hahari hano. Ibyo nigisha mzumva neza. Kino gitabo naragisoma, ndi mu bahungu bakiza. Ibyo ngiye kuvuga mbizi neza, atakubishakisha. Naho ngiye kubivuga hahari, n'imbaraga zibivuga zifite, nzabwira Yesu ngo Yesu haijatosha, ntibihagije, ngwino tuja. Haleluya. Ngo Yesu ngwino tuja. Abantu benshi cyane bazabibagirwa kujana n'uyu mugabo witwa Yesu. Nuja gukora akazi aho kari kahari, imbaraga zigakora zihari, uzubwira Yesu ngo Yesu onese jamais ntawamenya, ngwino tuja. Bababwira kujana na Yesu. Haleluya. Umusaruro biza bitanga iyo ugeze mu marimo. Haleluya. Iyo ugeze mu ngora. Niwohereza abana bawe kwishuri. Sindi kuvugana n'abantu badafite, ndavuga abantu baba biyemeje. Abana bahari, minervare zihari, ishuri rihari, n'ubwenge bw'ishuri bufite. Urumva abana batabiyemeje, uzubwira Yesu ngo ntibihagije, ijana. Haleluya. Nukora ubukwe ufite amafaranga ukagira n'izu n'umugore aba yabonetse, uzubwira Yesu ngo ngwino tujana, ntawamenya. Niwubaka inzu yawe nziza igezweho mama papa, umunsi wo kwitaha uzubwira Yesu ngo ngwino tujane, ntawamenya, ngwino tujane muri iriya nzu, ngwino data tujane, nsinzi. Zabona mufite imodoka, n'ubu ufite imodoka, ufite control technique, assurance imeze bon, perimi nziza, uri umuhanga, ufite na carburant, amapine adatobotse, uzubwira Yesu ngo Yesu ntawamenya, injira muri iyi nyagwa tugenda, ntawamenya, ngwino. Muvuge ngo Yesu ngwino tujane.
ngwino. Haleluya! Abana babwira Elisa ngo papa aho tugiye gutema ibiti yara n'imbaraga zo gutema twazifite n'amashoka aracaya ameze neza cyane ariko ngwino tugire gute. Nasomye inkuru kuri Facebook ndabatindiye yeme ndamukiriza umuntu mwicaranye munyeganyeza umubwire ngo uzawibuka guhamagara Yesu mujana nubwo akagenzi ko bari gatoya Yesu atabanye nawe ko bakareka wosohoka ntugaruke ariko uzubwira Yesu ngo ngwino. Yego ufite itike ukagira na passport uzubwira Yesu ngo ngwino tujana. Zabona abantu benshi bagarukira airport abandi bakagarukira Gatuna uzubwira Yesu ngo nimejipanga vizuri ariko bila wewe siwezi fika. Haleluya. Ni lazima nitako. Haleluya. Wino. Abantu benshi nasomye inkuru reka nihute soze. Ndagira ngo mbabwire ibintu biza kubera ko twahamagaye Imana. Ibintu bitazabizanwa n'imikanda ya mahirwe nta muvuta yagira. Birashoboka ko utogira umuryango, birashoboka ko utogira ifaranga, birashoboka ko utarasoma. Ibyo zo birashoboka ariko iyi nzira yo guhamagara Imana ni ugupfukama ukarambura amaboko ukayibwira ngo Baba we aya ni amahirwe ni umuryango ukinguye kuri buri muntu we. Indi miryango ishobora kubifunza ariko wowe urakinguye. Abana nasomye inkuru kuri Facebook abana bagiye gusuranyira mu cyaro b'abakobwa bajana n'abashuti babo bagereyo bari bafite n'akavuatiri nyina arababwira ngo bana banje bagiye gutaha ngo mujane na Yesu. Ibandi rimwe Isirayeli kwine rimwe muri ayo masirayeli kwine yo mukecuru ribwira nyina ngo mami ngo Yesu naho yicara w'imodoka iruzo imbere haje babiri inyuma batatu ngo keretse ngo nimba uwo Yesu aja muri buto bakicarana nare amage waduhaye ubwo nyine baragera bagera imbere bakora accident imodoka iravungagurika babakobwa 10 bose barapfa batanu sori hanyuma Imana igweze umugisha baje kureba abantu batabaye basanga imodoka yabaye capati ariko ikintu cyatangaje abantu basanga ntagi na rimwe ryigeze rimwe uvuga ngo Yesu ngwino tujane nta wamenya ngwino tujane wineva imbere ntituhazi tuzi aba n'abana babifite nta muntu n'umutari ufite ishoka ngo keretse umwe wari watinya. Nasomye Bibiliya yitwa Kamusi ngo ni nawe wabwiye Eliya ngo niwe waje kubwira bisa ngo wajana kubera wari watinya niwe wagarutse abwira Shebu ati ngwino tujane nta wamenye ibyiriye fo ni ndaje ndamukiriza umuntu wicaranye umubwire ngo iby'iyi minsi nta wabimenye iby'iyi minsi nta wabimenye uri mu gushaka umugabo ari sheri ishusho imyaka 2 intama divorce nta wabimenya uzubwira Yesu ngo uyu mugabo nashatse uyu mwana wo kwantamagaje sino mumenya neza niba tujane muri rya ruko n'abana wabyaye uzubwira Yesu ngwino baryamye mu nta wamenya. Nababwiye histoire nagiye kwigisha ahantu umudamu mwarankurura harambwira ati ikibazo nyabaki ikibazo ngwino usenge ati napfushije umugabo mfite umwana umwe w'umukobwa ariko twabakire buriya abakire hari n'ukuntu babona ugahita ubimenya hari abantu bagira isura nyine z'abakire ramutse umuntu mwicaranye umubwire gusa na konte yawe niyo mpamvu iyo ubuzima buhindutse ubona abantu bagenda babeza ukaza kumva uno muntu yari agifite n'ishusho yahishwe naho umuntu asa n'ubuzima bamwo umuntu asa n'ubuzima bamwo ubu rero buri muntu wese uko asa n'ubuzima ahagaze
niyo mpamvu navuze ngo uramutse uwo mwicaranye umubwire ngo konte yawe nigweze ishusho. Hari abo ndi kureba nkabona basa n'amadeni. Hari umuntu twasenganye akavuga ngo mu minsi izaza ngo azahoberana n'umubiri wiwe. Akatubwira tuko usikose atari ko mu minsi izaza ni kubona umubiri wanje tugiye kuzahura. Ni nayo mpamvu Yesu Bibiri ivuga ngo uko tuzaza ndikureba uko dusa siko dusa n'imibereho. Uko mubona ngo umuntu mwiza cyane ariko ntibiragaragara. Hanyuma arambwira ngo umugabo amaze gupfa afite amafaranga nanze gushaka kugira ngo umwana akure. Ati ikintu cyambabaje nuko umwana waje naretse ndihangana akasoza kaminuza, none umunsi yasoje kaminuza nashatse umuzungu dukora mariage mu murenge no mu rusengero, none ryabandi nabyara twatangiye abwira amakuru y'umwana none bitangiye kubibandi ngo ryantwaye umugabo. Ndibaza ndasenga umwana ariko regina cyangwa nyina ariko umwana. Kubyara ntibihagije iyo Yesu atari mu rubyaro wuzurira nk'ingumba. Muvuge ngo Yesu ngwino tujane we never know. Hawa wo kubaka inzu nziza ariko Yesu ataba muri iyo nzu ukazurira kuruta umuntu ukodesheje shambere. Sinababwiye amakuru ni mwebwe cyangwa ahandi ariko maze kubona ibintu byinshi kuri iyi si. Menya ariyo mpamvu isura yaje itaranaza. Hari ibintu nagiye gusiye kwigisha ahantu vuga ko nkomoka muri Kongo, umuntu arampurura ati naje nkomoka muri Kongo, ati ngwino tuje iwanje uje kunsenge. Mwongere muvuge ngo Yesu we ngwino tujane. Tugezeyo atembeza nibwo bwa mbere nabonye inzu bakanda telekomande gutya papa imiryango ikirukanka n'amareta. Ariko ndizatangaye ikintu cyantangaje yarambwiye ngo mbere y'uko ndagira ngo ubanze utambagire iyi nzu yose mbona ibitanda mw'abantu b'Imana. Naravuze ngo Mana ibi nibyo tuzoryamaho mu ijuru mw'isi ntiboshoboka. Arangiza arambwira ngo iyi nzu wiba mu bwo w'iyi nzu iba mu w'iyi joro rigeze biriya byumba ntawe uzubiraza. Ni nziza abantu iyo bayinyuzemo baza bayifuza banyuze iruhande, ariko twebwe ba nyirayo turayirambiwe. Aho bigeza abana basigaye barara mu mageto y'abagenzi babo biganyira kwita uyinyuze iruhande ni igitanga, ariko ba nyirayo irabashari. Kubaka ni kimwe kubwira Yesu ngo ngwino muri iyi nyubako, wowe yubaka ariko ntuyitahe. Tuvuge ngo Yesu ngwino tujane. Arambwira bintera ubwoba nibuka iwacu jewe tuvuka twabana 8, mama yari yarabaye ingumba agiye kubyara yamabyara indahekana cwa n'amayisikari abantu 8 twese bakaturyamisha. Ibaza abantu 8 kugatandaka kuri yashabuze kuryama neza. Haba saa 8 z'ijoro kumva kamwe karavuze yeme muzuke duhindukire muhindukira mukavuyo harutibuka wake mukabanza mukavuga mugafata indiri nyinshasha. Ariko sinigeze numva umuntu yiganyira kwata umuntu yo kurusha inzu wowe ukamurusha amafu. Haleluya. Yesu ngwino tura sijatosha sindageraho bihagije Mana tunde ngwino tura Rasimani cyubahiro. Haleluya. Ngwino tujane sijatosha ntibirageraho bihagije. Ejo bundi nagiye muri Kenya, nari muri Kenya umuminisitiri umwe muri Kenya arampamagara ati ngwino mfashe gusenga. Ati mfite abana babiri b'abakobwa biga mu Kongo, atari kumwe muri gihe mufatana ibiyobyabwenge.
ishuri ryarananiye, bafite amafaranga, muvuge ngo Yesu we ngwino. Nuzoza uzara mu bitaro mugitahana agahinja, uzubwira Yesu ngo akagahinja agatangiye urugenza, ariko muzamujana. Yesu ngwino. Ndabarambiye yemwe twese twovuga ngo Yesu ngwino tujane. Ukeneye Yesu ngo mujane, ndakubwira umugisha wo kujana n'uriya. Twabonye abagabo bahagurukana bagera mu nzira bagashwana. Twabonye abagabo n'abagore bahaguruka bishe bishushu imyaka 2 bagasaba divorce, ariko nta muntu wahagurukanye na Yesu ngo amutemuze. Nta muntu wahagurukanye na Yesu ngo amutemuze, ariko abiringiye abantu muza mujana mwagera mu nzira bakakuvuga. Bibiliya iravuga ngo abana b'abahanuzi na Elisa baraza ngo bagere ku mugezi aho batema ibiti bari bahazi. Ngo batangiye gutema ibiti, ngo umwe watiriye ishoka, abandi bari bafite izabo zo iwabo, wirahurubuka igwa mu mazi. Ishoka igwa mu ruzi. Abana b'abahanuzi baramwegera baramubaza ngo dadi, uratahira hehe ishoka y'abandi ikuye mu mazi? Utakuwa mugeni wana, ishoka y'abandi iwanyu n'abake, none ishoka iguye mu mazi usigaranye. Mureke mbabwira agasuzuguro ka Satani. Alo, mureke ariko munyumva yewe. Satani agira agasuzuguro, aza kwambura ikintu gifite valeur ugasigarana ikintu kidafite valeur. Aza afata ishoka ikagwa mu mazi ugasigara mu mazi. Uko nari mu mwuka neza, ariko abantu benshi twuzuzanya imihini mu ntoki. Ishoka zaguye mu mazi. Rero ubundi nagiye ahantu umukobwa aza ari kurira, ngo ndagira musengere ngo fiance yanyanze. Byagenze gute? Abazanye telefone anyeretse amafoto. Shetani n'imbwa yamutwaye umugabo amusigira album. Yegageza mwene wanjye ubwe basigaranye umuhinda, amashoka yaragiye. Fiance Satani yaramutwaye, umukobwa asigaranye amafoto. Satani azatwara ibintu bifite umumaro, ibidafite umumaro akaba ari no gusa. Nawe n'umugabo umwe ejo bundi arambwira ngo ndigisha. Hari umunsi narabibabwiye ejo, hari umunsi umuntu azayigisha bikemera, hari n'undi munsi azayigisha bikanga. Nagiye kwigisha ahantu biremera, umugabo umwe azari kurira aramubwira ati ariko wa mwana wowe duhuye n'abakenye, abakenye byagenze gute? Tisha unari umukire uce banereza camuna iriya nzu yari yaje. Yo umubwira ngo dize usigaranye imihigo. Vuga ngo iyo ni imihigo. Ishoka yaguye asigaranye w'inzu yari yaje, iriya yari yaje. Uzumva umuntu akubwira ngo biriya biro byari byaje, none byagenze gute papa? Vuga ngo imihigo. Uzumva umuntu akubwira ngo kiriya kibanza cyari byagenze gute? Ishoka yaguye mu mazi usigaranye. Bibiliya iravuga ngo umwana asigarana imihigo, ishoka iguye. Hari umuntu uzumva akubwira ngo uriya mugabo yari uwanje, none byagenze gute? Baramutwaye. Iyo ni imihigo. Umwana wanje yiga kuri kiriya kigo, none ibyavuyeho yagiye ku kindi giciriritse, byagenze gute? Imihigo. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umumbarize ngo tashoka yawe yo yaraguye mu mazi, nta mihini wowe ufite.
Imana ishimwe mwebwe ko nta mashoka yanyu ari mu mazi. Turagira ngo tuganire ikintu kiza kigarura amashoka. Satani azatwara ikintu gifite umuntu. Satani aza gutwara umwuka w'Imana ugasigara na tayi. Ukitwa evangeliste ariko udafite umwuka w'Imana, usigaranye ibinini. Ishoka Satani yarayitwa. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo Mana ngo mpore, ngo Satani yaranya. Uvuga ngo yitwa pastor ariko nta kanisa agira. Muvuga ngo nayo ni mimi. Uvuga umuntu yitwa apostle ariko nta kanisa agira. Iyo si mimi. Ishoka iri mu mazi basigaranye parito itagira adresi. N'iyi mirimo ya Satani aza guhereza urugo agakuramo amahoro. Muvuge ngo nayo ni mimi. Ukaza wiganyira gutaha. Iyo ni mimi. Imi aza guha abana akaguhana minerva akabatwara ubwenge bw'ishuri ugakora, ariko abana ntibaderinye gusa ukoze ibitangaza ngo muri karame uvuga ngo iyo nayo n'indi minyago y'imihi. Satani azareba gusa ikintu cyo kukubabaza agatwara igitumye wunezera akagusigira ikintu cyo kukwibutsa cyo bita muri histoire ngo ni trace, ukaza wibuka ko wari ugikinga ariko ntaco, ukaba ufite nimero ya mobile man ariko nta faranga zibaho, uvuga ngo usigaranye pin. Iyo ni imihini nayo. Kabugira konte muri Beka, muri Beneri, muri Equity ariko nta faranga ziriho. Iyo ni mimi. Ukaba ufite umugabo nta n'umunsi n'umwe arakubwira amagambo meza y'abagabo babwira abantu. Iyo si mimi. Ndamukiriza umuntu mwitanye ngo nta mimi wowe ufite. Ugasanga umuntu w'umunyeshuri afite diplome, akagira universite, akagira masters ariko nta kazi. Iyo si mimi. Wose ureba diplome ikagucumuza, uzi kureba diplome wabura ugakora akazi katajanye n'amasomo ufite n'ubumenyi ufite. Ishoka yaguye mu mazi. Ishoka yaguye he? Ndamukiriza umuntu mwiri kumumubwire ngo wizere Imana duhamagara amashoka y'umugoroba. Bonye abantu badakeneye ko amashoka ava mu mazi. Mwebwe usanga ntacyo batwaye. Haleluya! Umwana ishoka iguye mu mazi neza. Abantu b'abahanuzi baramubwira ngo turarebera aho utaye. Uraja ishoka y'abandi. Papa ishoka watiri. Uraja iwanyu ko batagira n'ubushobozi bwo kuzayo. Umwana bamukorera uruzi. Bagira ngo babwire ineza yo kujana n'umuntu abo mfitanye. Oh mama we, Imana ifashe muntu. Umwana aravuga ati koko ndaja.
aba ni abantu bakagombye kumukorera mu cyangwa bakamubwira ati humura turakora contribution tugura indi shoka, ariko baramubwiye ngo batahe. Harimo abantu gusa baza banezezwa n'ibyago by'abandi, bategereje gusa kuzagwa maze bagaserebura. niyo mpamvu Martin Luther uriya w'umudage wazanye raporo yavuze ngo ibibazo ngo si abanzi ngo ahubwo ni uguceceka ku inshuti. Martin Luther uyu wazanye raporo abavana mu bakatolika aho umusafi Roma yari umupadiri aje iwabo ipuse muri Berlin mu Budage, agireyo aravuga ati naratanga atabanzi si ikibazo, atahubwa ikibazo ni inshuti guceceka. Uzi ikibazo ufite kiroroshe, inshuti zawe zihaguruza, ariko inshuti ufite zitegereje kuzaba, hanyuma zije Mariyoti gusereka. Uyu mwana nibo yarazi ko afite inshuti, bari kumubwira ati ishoka iguye mu bana b'abahanuzi buzuye umusozi, wowe urazana bibiri undi tuje kugura ishoka tuyiguhereze usubize nyina. Ariko baramubwiye ngo aha turatahira rero. Bibiliya iravuga ngo bamukorere uruziga, baramuzenguruka, baramubwira ngo turare. Haleluya. Umwana amaze gushoberwa avuga ati koko ndatahira. Abanyamurenge bavuga ngo icuro irababaza, ariko ngo nukuri ko kizoma imuvuga nukuri na yibuka ko yazanye n'umuhanuzi. Iyo twajanye na Yesu tukagera aho baduciriye imipaka imbibi, abana b'abantu bakavuga ngo ntituzarenga. Iyo twajanye na Yesu tugera aho baciye imbibi agasenya imipaka. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Yesu haleluya, mu ikintu cya mbere yakoze yasenye rwa rubi, yasenye rwa ruziga rw'abana b'abantu. Rambura amaboko uvuge ngo Yesu ngwino tujane. Nugera aho bakugiriye urubibi azaruseka. Haleluya. Nugera aho abana b'isi bakuzengurutse biteguye kuguseka azabana. Haleluya. Nugera ku nyanja ya Shamu, imbere hari inyanja, iruhande hari imisozi, inyuma hari ingabo za Farawo, azakubwira ngo abanyegiputa tuzongera kubaho. Yesu Yesu yabwiye Mose, Imana yabwiye Mose iramubwira ngo abanyiziraheli ni bamanyanga, sinzongera kushana nabo, ndakoherereza marayika ariwe mujana. Mose arayibwira ngo mva acamiza, ariko Mose ndamukunda ma yaba yibwira ngo reka nkubwire amakuru y'ukuri, nutaza ngo tujane ntabwo tuva aha. Vuga ngo Yesu ngwino tujane. Nutaza ngo tujane simva aha, imbere sinzi uko hameze. Iyo twajanye na Yesu tukagera hagoye, aza tugendera imbere akaringaniza ibitaringaniza. Iyo tugeze mu ntambara warajanye na Yesu aza kuva inyuma akagushira ku mugongo. Mureke mbabwire histoire imwe nasomye hanyuma dusoza. Haleluya. Ndumva ngiye kunezerwa. Iri kanisa rizari inkuru. Ni ukuri ndi mu bahungu bazabagera mu makanisa menshi, ariko iteka ryose iyo ngeze muri iri kanisa rizari inshushira ikanisa ry'iwacu. Iri iwa tarakuvuga tunese. Lazima litubahiro. Haleluya. Yesu we ngwino tujane. Ngwino tu abantu benshi batarimo Yesu nibo kubuza kuri kuba superstar icamo kugira aba followers. Iyo batarimo Yesu n'umutwara, umugabo mwiza utarimo Yesu tiyo kubuza kurira, urugo rutarimo Yesu nigo kubuza kurira, urubyaro rutarimo Yesu nigo kubuza kurira, akazi katarimo Yesu nigo kubuza kurira, amasomo atarimo Yesu niyo kubuza kurira, kugira ikanisa rinini ritarimo Yesu nizo kubuza kurira. Biza biba byiza ibintu byose iyo Yesu abijyana. Nongere mu ntunga ibiganza mw'abantu mwe muvuge ngo Yesu we ntuzamusiga. Abantu nubwo bogenda tugasigarana n'ubundi. Nasomye inkuru irantangaza. Umugabo umwe yabwiye Yesu ngo naze barajana. Ariko Yesu aravuga ati ntabwo uzoza umbona, ariko uzoza urebera ku birere.
bagenda bagera ahantu n'imvura nyine mu mucondo yareba agasanga ibirenge nyine n'izo abantu babiri n'ibirenge bine akavuga ati Yesu turi kumwe akumva arakomeye noneho bagera imbere akabona ibirenge n'iby'umuntu umwe akagira ubwoba akabwira Yesu ati ko wavuze ko tujana none nkaba nayindeba nkabona ibirenge by'umuntu umwe urantaye ugiye Yesu akamubwira atoya ntabwo nagutaye ibyo birenge uhaye ubona by'umuntu umwe n'ibyaje wowe aho twageze ukabona ibirenge by'umuntu umwe hari danje gushira ku mugongo wabonye ibyaje Yesu ngwino tujana muri kunyumva bava Yesu ngwino tubwira gute tibiraha turagera ahantu dukomeye ibiguhiga ni byinshi ibikurwanya ni byinshi ibikunaniza ni byinshi intambara ni nyinshi izorezo ni byinshi imyambi y'abadayimoni ni myinshi bila Yesu utashindwa lakini ukiwa na Yesu maisha yako itakayausha nubana na Yesu uzahora unesha nubana na Yesu uzahura n'inyamba itinde Dawudi yaravuze ngo uzambera igihombe uzambera ingabikindiro uzambera agakiza ntabwo banzagira haleluya haleluya amaboko yake tuvuge haleluya nushana na Yesu hata ukipita katika kombe la mauti nubwo wanyura mu gikombe cy'igicucu turupucumisha batinze mama we kanero Yerusalemu asenguze Yesu ntazihanganira isoni z'abajana. Haleluya. Dutangiye kwigisha umuntu umwe yarambwiye ati wowe William narakurebye tuzarenga muri 2020 tutarahanuka. 2020 tuzayigeza mbwira Yesu amagambo y'abana bisi ntawamenya hari igihe umuntu akwatura ikintu kikagufata ariko Yesu ngwino tugere muri 2020 asenyera ukuta twinjira muri 2021. None murabona tutari muri 2023 Yesu we ngwino azagenda asenya imigambi asenya imigambi asenya imigambi asenya imigambi asenya imigambi. Haleluya haleluya Yesu ngwino